Ngomeza TV yanjye, ngomeza TV yawe. Uriya rero umugore wanjye bita Mukabutera Gorete, namubonye n'umwana wanyu. Yesu azamugisha. Nshima Imana rero yemeye ko mboneka hano hantu, abayobozi bakantekerezaho, Imana ikabiteraho kashe, abasha kuboneka kuri uyu munsi. Yesu abaho umugisha. Ndagira ngo rero mumfashe duse nk'abagurukaho gatoya, dusenge gake, ubundi tujye mu ijambo ry'Imana kugira ngo ducuruze ubunywete. Mwese turavuga abasore, ni wowe uzi icyo bakeneye, ni wowe wabasha kujya mu mitima yabo bagacukumbura neza, ugatereka icyo bashaka. Rero twebwe ntabwo twamenya icyo ukeneye, ntabwo twamenya icyo bashaka, ahubwo wowe wabikorera kwibahisha. Duhamagaye imbaraga zawe Yesu Kristo, duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, kugira ngo aribo baze bataka izina nkingi, kugira ngo aribo baze hagati muri twebwe, kugira ngo igitakaza gikurikira hano buhoro, buri muntu wese cyangwa uzabyumva cyangwa abari bari hano azavuga ngo nabonye Imana ndibonobono, naseze Imana ndibonobono, nabonye Imana iruhura, nabonye Imana itabara. Turagira ngo Uwiteka uyu munsi uruhura imitima ya benshi, kandi ukora igitangaza muri buri muntu uwari warakwibagiwe, wumvaga ko udashoboye, yongera kugira icyizere. Uwiteka reka abantu bongere kugira icyizere, bakumenye bundi bushyashya bigaragaza. Dutatanyije imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'imyuka mibi, gukora kose kwa shitani kwatuma abantu batumva ijambo ryawe, kwatuma abantu badahindukira. Ibi byose turabyamagana mu izina rya Yesu. Nanze gutegeka twese kumvire igishimo cy'icyaha cy'abasabye n'izere mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse muri Daniyeli ibice 3, umurongo waho wa 16, 17 na 18, niho tugiye gusoma twihuse. Ndimo kugira ngo ducunguze uburyo umwete n'abayeho n'ubuhamya, ariko ndimo kugira ngo byose tubikore kandi vuba. Musanzwe munzi n'ubundi ibyanjye byose murabizi, musingo w'ubuhamya ntabwo munsi. Reka ducunguze umwete, ndimo kugira ngo ugerageze uheke amatwi, kuko ndagerageza mvuge nihuta, kuko ntabwo turi mu gihe cy'amasengesho mu cyumweru. Ni ngombwa ngo umuntu acunguze uburyo umwete, kandi icyo ucyumve, icyo tugendere no kugira ngo ubwami bw'Imana buhabwe icyubahiro hano rugororona. Ibyicaro by'Imana bize byicare hano, mwongere mumenye ko Imana ikora ibyo ivuga, ibishyira mu bikorwa. Imana si injajwa, ahubwo ivuga nk'umugabo, igakora nk'umugabo, ikabishyira mu bikorwa nk'umugabo. Mu bami bose babaho umuntu akaba umwami, ariko umwami nyamwami ni Kristo. Mu bavugabutumwa bose umuntu yaza akavuga ari umuvugabutumwa, ariko burya umuvugabutumwa muzima nyawe utanyuza ku itopu ni Kristo. Kandi umuvugabutumwa agira icyizere, akamusiga ibirungo, ajya abasha kuvuga bikagira gute bikemera. Rero dufatanye dusome ijambo ry'Imana. Daniyeli ibice byaho 3, umurongo wa 16. Sadaraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tumusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itabura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wagize gute wakoze. Insanganyamatsiko tugiye kwigaho cyangwa tugiye kuvugaho kugira ngo bitegereje guhamya, ni ijambo rivuga ngo gukorera Imana bisaba kwiyemeza. Wamara kwiyemeza ugafata umwanzuro urangiza, umwanzuro bita simusiga. Umushumba niwe wagiye avuga ngo umwanzuro ukarishye, simusiga ukarishye, nibwo byumvikanye neza. Ni kwabyo umwanzuro ukarishye, umwanzuro ukarishye, umwanzuro kugira ngo ugire icyo ubona kuri Imana, hari icyo ugomba gukora, hari ibintu ugomba gukora, hari imyanzuro ugomba gufata. Aba bagabo Sadaraka, Meshaki na Abedenego, inkuru zabo murasize.
simuzizi muzi uko byagenze bageze no Burundi muzi uko bariye ibishyimbo banga amakaroni banga inyama banga inkoko banga iki barabyanga baravuga ati oya ibi bintu ntabwo bijyanye n'imico y'iki iwacu ntabwo bijyanye n'Imana tugize gute dusenga siko byagenze ngo bihitiramo kuzajya banywa amazi bakagerekaho n'iki n'ibishyimbo kompare yabaye ngo baje gukompara bariye makaroni bakarya inkoko bareba n'abariye ibishyimbo basenze ngo basanga amatama y'abariye ibishyimbo bakanywa n'amazi harimo n'umwuka we ngo basanga batandukanye n'abariye inkoko yego yego ubundi iyo umuntu asenga iyo umuntu ari mu Mana neza nta cyaha akora ari mu mbaraga z'Imana arasa abatandukanye n'ukuri icyaha Bibiliya ivuga ngo umunyabyaha ahunga nawe ugeze gute niba ubonye ku maso ubona ko ari niba ubonye igize ite irabigaragaza ariko umuntu ufite amavuta y'Imana iyo umurebye ushobora kubona ko ahaze kandi adahaze ukabona umwambaro yambaye ukabona akaberewe kandi uwo mwambaro ari n'uwo make ariko kubera amavuta y'Imana we ukabona ageze gute aranaberewe yego rero ngicyo bakoze uwari ushinzwe kubagaburira icyo yakoze yarababwiye ati noneho ibyo ndimo kubona ibyo kurya by'ubwana mu byihorere wikubirize ku bishyimbo ndetse n'amazi bagenda gutyo ariko byari bitewe n'uko bari bamaze kubona ko ibyo bagaburirwa bivuye ibwami bihumana hari ibyo duca mpamvu mu mujyi wa Kigali wareba ukabona bigize gute birahumana birakwiriye ngo wowe nk'umurokore wasenze uvugana n'Imana tandukana n'uriya uri mu muhanda wikora ibyo yikora muri ino minsi wenda mwebwe iyi Kigali ariko iwacu iyo ubona nk'abakobwa ukabona abamama ukabona nyine abakuru ukuntu bagiye babigenza yego none ukabona n'abata byagiye binagera hano hejuru ukabona n'imyambarire yabo ahagana gutya hejuru ukuntu ukabona n'ibintu byagize gutya nyine byagiye bizamuka gutya yego yego bishobora ngo hari aho babikopeye hari aho babikura akumva ko kwambara gutyo cyangwa kuba ameza atyo ari byo bimugaragaza neza ariko si koko sinabyo bizima kuko ijambo ryaramubwiye ngo buri muntu wese aguma uko yari agize gute agihamagara ibi bintu byarose nta gisimukizamo oya ahubwo rata iyo byageze mu umwuka agenda abishakira inzira yego umwuka agenda abishakira iki aho turi kugendana noneho abahungu bo muri bo biyemeza gukora ibyo bakoraga bituma ikintu umwami yarose cyangwa inzozi yarose zibagirwa bituma Daniyeli na bagenzi babasenga babasha kurokora bene wabo babasha kurokora abandi batware babasha kurokora abandi banyabwenge bari bagiye kwica yego ibyo bivuyeho izi nkuru dusomye inkuru za Saduraka na Meshaki na Abedenego ni igishushanyo cyangwa ni ikigirwamana Nebukadinezari yakoze Nebukadinezari muri Bibiliya tubwira ko ari umugabo wahawe imbaraga zidasanzwe akarwana n'amahanga akagenda yaratinze igihugu yateraga yaragitigaga naho yize umushinga w'ikigirwamana atanga itangazo kugira ngo ibihugu byose ayobora byohereza abantu baze kukirana kugitaha muri make ariko ashyiraho itegeko rero gatuta bikora arashyirwa mu iterura ry'umuriro ugize gute ugurumana Saduraka ari aho Meshaki ari aho bo muri bo bari bafite ijambo muri bo basomye bari bafite ibihamya muri bo bazi iby'Imana bari bafite amategeko y'Imana mu nkingi z'imitima yabo baravuga ati nubwo tugeze ibabuloni ntidukwiye kugenda nk'abiki nk'ayoboroni burya hari ingendo y'abayuda bagira uko bagize gute bagenda umurakora uvuye inaha akajya Dubayi
kwitwara bitandukanye n'abo b'i Dubai. Kuko Dubai uratambuka umugandekazi akagukurura. Hari abakobwa b'indaya b'abagandekazi uko ni visa ziguca agukurura. Rero ushobora kuba umaze icyumweru cyangwa bitatu i Dubai udaheruka kuza iwawe, umuzimu yawe ufata umuganda yagukurura mugakuruka, ukavuga ati pasiteri bibona mushumba bibona abakristo ntawe ndeba, reka niyarange nzihana ngeze i Kigali. Ariko iyo umurokore nyawe ufite ibintu wamize, ukwiye kumenya uko witwara Dubai, ukwiye kureba aho witwara aho batakureba, ukamenya ukuntu witwara. Imana yakorera ikavuga ati mwana wanjye nshingiye kuri ibi hari akantu ari poromosiyo gutera, kubera ko bagiye Dubai abandi baraguyeyo ntukagaruka, kuko haba indaya z'ubwoko bwose, ibizungu, inshinwa, ingande, hose Dubai uko mubona bajya kurangura byose nta kibuze. Rero barugenda akarangura na kabutinde. Ariko iyo uri umurokore, iyo wubaka Imana, iyo ukorana n'Imana, iyo uzi ukorera iyo ariyo, hari imyanzuro ufata ko bamwe ndagenda Dubai n'umusore ngaruka biki n'umusore, ndagenda n'umugabo w'umugore umwe ngaruka n'umugabo w'iki w'umugore umwe, ndagenda mfite ubunyangamugayo. Sadraka n'abashaki bageze i Babuloni baravuga ngo twebwe isosi Imana idushizeho ntitugomba kuyitesha iduce mu kanwa. Bafata umwanzuro baravuga ati abandi mubareke bari kubarara. Ibihano byari biriho itarura y'urugurumana byari bizwi bigaragara ngo bagakubarara bakazadaya barabareka babareze Nebukadineza arabizi aravuga ati Sadraka Meshaki Abednego namwe nimwe mwabwite mukosuzuraho n'ifiriti n'akazi naguhaye koko nawe n'amafaranga nakugurije n'ubuzima nagushizemo niho wabyituye. Arangije abaha amahirwe avuga ati byose nimwongera kubyumva mukubabura mukumvira ibivuga byose mukubarara sawa, ariko nimutubarara mu bwabo ndabereka. Arangije ababwira ijambo rikomeye arababwira ngo niyo Mana yabasha kubakiza amaboko yanjye, muretse n'amaboko yanjye itarura ry'umuriro s'ugurumana mwari kwegera he. Sadraka na Meshaki na Abednego bazamura agatoki baravuga ngo reka tukubwire mwana. Baramubwira ngo nta mpamvu yatuma usubiza iryo jambo, muri make nta mpamvu yatuma guterana amagambo nawe. Imana dukorera yacu twebwe abayuda, twebwe abakorera, twebwe abanyarugonono, twebwe abantu tutigeze dukora ku mabere y'abakobwa ngo duterane utubizi twebwe abagabo tutigeze tugereka abagore bacu ngo tubagereke hariya twebwe tutajyana, twebwe tutwiba, twebwe dushyira ibintu ku murongo tugatanga icya 10 n'amaturo uko mbese twebwe tugenda n'abakore, twebwe twambara rata n'abakore, twebwe twambara neza, twebwe tutagenda n'ibihe, twebwe tudahindurwa n'imizi, twebwe nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo. Niba ari inzu Imana dukorera, niba ari amagambo ufite, niba ari ibyo uvuga, twebwe Imana dukorera ibasha kudukiza amaboko yawe, ikadukiza amaboko yawe Nyagasani. Ariko bitewe n'iminsi tumaranye na Isirayeli tuyiziho, Petero barabihoreye baranakata, Yohani bamuciye igihanga igihe yemera ko byose bigira gute bitujyana, ariko si uko bidahari tujya gusenga bidusubiza ariko bayagize gute byakumvishije. Rero ibyo ntibikuyeho yuko twayigateraniza imbaraga zawe turabizi yabikora, ariko ushobora no kubyihorera ibibazo bikatubaho. Rero twagira ngo tugutangarize ko tutari bukorere, tutari bwubararire igishushanyo wakora
no abagabo bihagararaho bafata umwanzuro wicisha bemera kujya mu itanura ry'umuriro badateganya ko yabakiza bateganya ngo ntiyashoboka cyangwa ntibishoboka ariko nubwo yakurora tugashya ntibivuze ko atari ikintu ntibivuze ko atari cyo ntibivuze ko atari imana turabona icyo ni kimana dushakaho kuza gusenga ntabwo bivuze ko uza gusenga icyo usengeye ngo uhite ukishyurwa imana nimugura muguze yaguhe kora ibyo ushakaho wowe ukuze uceceke n'ibyiyumvamo izagira ikikora naho ngo urukiko rwo mu ijuru komite nyobozi yo mu ijuru igizwe n'imana data n'umwana n'umwuka wera bumva ibyo bintu abo bagabo bumva uwo mwanzuro ukarishye ukomeye abahungu batatu bafashe baravuga ngo twaba tubaye ibigwari nawe twari kubihorera bagapfa ariko reka twaba tubaye ibigwari abahungu bapfuye yesu wenyine arahaguruka avuga ati ndagiye mbaye igiye hari misiyo biba ngombwa ko nyir'ubwite Kristo shefu afande w'uburyo yiyiziramo bitewe na nyiri gufata umwanzuro akavuga ati oya sinzi ubutumwa Gaburiyeli sinzi ubutumwa Mikayire sinzi ubutumwa abandi b'amarayika ntabwo umwuka bararuma Yesu ku giti cye akavuga ngo ndiyiziye kandi iyo mbese yiziye arabyangiza byashobora ko ikibazo cyawe yacyoroherejemo Mikayire ukaruhukaho iminsi cyangwa ukaruhukaho itatu ariko yiyiziye iyo Kristo yiyiziye iyo mbese yiyiziye gahunda itirangira haleluya naho wamaze ngo bariya bahungu babimenye bate Nebukadinezari se muyabimenye ate basaduraka se bari bagambanye na Yesu ngo babikore ko musambura oya ndagutangariza ko biranayisomye nta n'ijwi bari bumvishije byatumye uvuga ngo reka twiyahure dukore sambura nitugera maraza kudutabara no baravuga ngo reka twebwe duhagarare ku kuri kwacu tuzi Imana hari ibyo yadukoreye hari ibyo yadusimbukije hari uko yatugenje twari turi bangwere twari tutambaye twambika twari dufite ibibazo bicora rero nshingiye kuri ibyo turayitangiye nicyo gusa bo bagiye gusa bavuga ati basi turayitangiye akabakaba dukize nitadukiza basi nta kundi turabona ijuru ubwo ibyo wese kaba kikatiye niyo ngo Nebukadinezari yumvise amagambo bavuze mu bahungu ngo arakara arabakarukana afata abasore y'imbaraga aravuga ati muhambisha muhambi mwakire mu muriro noneho ngo arategeka ngo umuriro uko wakaba bakube kangahe karindwi uko wagira ngo nuko wakaga nabyo byarutsa nabyo byagiraga gute byatwikama ariko aravuga ati kugira ngo mbemeze mwongera n'inkwi imbaraga z'umuriro nimba byari kuri temperatire 1000 bibe 7,000 ngo umuriro wawe Saduraka aravuga ati oya ibyo twafashe ibyo twemeje twatemeje Saduraka ndashaka twagiye ngo barabahambira ngo babajyana kumbi Imana intara nziza ratuye umwami ntabwo yapfa kukwemerera gusa mugendekeye yeke utarigeze utona amabere y'abakobwa utarigeze utanga utumizi mu buryo butemewe n'amategeko utarigeze ukora ibyangwa n'amaso ye ngo akwemere ugendekeye yeke oya aravuga ati reka Yesu Kristo abatangamo arangije afata imbaraga z'umuriro aravuga ati ninjye umuriro ndabategetse ubukana butwika Saduraka na Meshaki na Abedenego ubugo ndabubaza imbaraga zatwika bari abahungu
mutwike ngo bakibafata bakibajugunyamo ngo bari babafashe abasore b'inkorokoro ngo barashya bahita bakutasi barapfa Sadiraka na Meshaki bagezemo bahita bahura ratana nyir'ubwite haleluya bahura na nyir'ubwite Sadiraka ikompetisiyo mwari murimo nayibonaga kompetisiyo mwari murimo nayibonaga ntabwo bari gupakeye barabwira ibintu barabwira tumva hanyuma y'ibi mugiye muri poromosiyo wari igitifu mugize meya wari guverineri mugize minisitiri mbahaye poromosiyo mugisohoka ubuzima bwanyu bugiye guhinduka noneho icyubahiro kigiye kwiyongera Sadiraka ari mu muriro ati wari waritumiye Uwiteka ati nukuri ari kirimo kubera Imana ngo batangiye kwegafira mu muriro barikatisha barikaraga ibazate kora agapfa baravuga ati reka gende ndebe barareba igereza arareba asanga Sadiraka ameze atya arimo kubyina kamucenge arimo kuzamura amaboko arimo gutera ikirima arazamura ariyoga araseka ati bibaho mu muriro se baraseka aragira hengereza bateko basha bitwashize batatu ariko ni ukubona mu bari ariko wakane ndabona asa n'umwana w'intama w'Imana arangira avuga ngo rero Sadiraka sha Meshaki na Abedenego bakozi b'Imana isumba byose navumbuye ko muri kumwe na nyir'ubwite rata musohoke munsi ngo baraza babaje kumugeraho ahamagara abatekinisiye aze kwihumuriza bareba umusatsi bareba imyenda basanga ngo ntaho bahiye arangira avuga ngo Imana ya Sadiraka arangira avuga ati baturage bafite banjye banyobora bantu mwese mubaraye mwumve Imana ya Sadiraka na Meshaki na Abedenego nishimye naho umugirati zacu ni Pilato icyo nari nabakoreye nkabapfunyikira ni fete Imana niyabagaho kuko niyo yarashije kohereza marayika abasha kubakura muri gatandatu ry'umuriro ry'ishobote ugurumana kubera ko bimurikije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo nama rero uhereye none shize iteka shizeho itegeko rishya rikura rya rindi rya mbere ndategetse ngo uzavuga Imana nawe ya Sadiraka akavuga nabi Imana ya Meshaki akavuga nabi Imana ya Abedenego shizeho itegeko ngo azatwika urugo rwe ruzatemagurwe ruzahindurwa icyaha kuko nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Haleluya! Nta yindi Mana mu Rwanda, nta yindi Mana muri Afurika, nta yindi Mana ku isi ibasha gukiza bene aka kageni. Nta wundi ubibasha uretse Kristo w'i Nazareti. ntabwo byari bigize gute byari byoroshye. Danieli bamutegeye mu magambo y'Imana ye birangira uko asenga bashaka kubimubuza barakomeza arasenga bashyiraho itegeko y'uko umuntu ajugunya mu rwego rw'intare. Danieli avuga ati ntacyo ntabwo natatira igihango senga izindi Mana cyangwa njya gusaba umwanya hoya aremera ngo ajya bamujugunya mu rwego rw'iki rw'intare. Imana ikora operasiyo iragenda mutabara cyokoza ivugisha intare barabyumvikana irababwira ati mwe mwihanganye uyu munsi mu gihe cyo gukora kuri Danieli ngo niba intare izajya icyo zimukoraho mu gitondo abyuka avamo ngo bamugambaniye ngo bajugunye mu rwego rw'intare ngo intare zigira gute zirabasamura ariko yari yarigize gute
yarugeze Sadraka Meshaki bakuwe mu itanura ry'umuriro yego batahi ariko awugize gute bawugize uyu mudamu wenda yamaze igihe kinini hano yasengeye hano ushobora akizwe hano yakiriwe aranahasengera njyewe iwacu ni hano hafi y'Ibyumba kuri Muhazi ahantu bita ko Rwezewe ni hano mbwira Rubavu umurira Igoma n'Igisebe kugira ngo mbe uko nduku meze uku ntabwo ari ibya famiye ntabwo ari ikiragano cya famiye ahubwo hari inzira byaciye kugira ngo bibe uko bimeze ndetse n'inkomeze no kwitwara neza kuri boss wanjye akomeza agenda neza promotion kwitwara neza kuko nta menyero watambika inenge akagucurika reka ateye nta mikino agira nta menyero biterwa mbese n'uko waramutse turagendana ushobora kwikubita mu gatutu ukagira ngo Imana wayifashe ikirenge cyangwa wayifashe ku ipantaro ukambyuka mu gitondo igukata umutwe yego bimenyerwa biterwa mbese n'uko wowe wagize ute wabyutse muri make bisaba ngo ubigiremo iki uruhare rero kwiyemeza umuntu agafata umwanzuro simusiga wenda uyu mugore mwebwe biroroshye kumubabwira ko yabaga hano yego uretse wenda muri ino minsi wenda Yesu amugire neza akabona agasura karimo kwibura karimo kuza ariko nibwo yaho imbere rata muri 2015 12 10 rata no fata umuntu wa 2012 kugeza 2015 mukawutera mwabonaga mu muhanda agenda cyangwa aza hano uretse umutwe n'urusaku yafite nta kintu n'urusaku gusa tayirura zarebe z'umurambaro wareba umutwe ntawo wareba kabuno ntako aho ugaye ukabona mbese arashinye beto ibiheri afite igiheri gipima nk'ibiro senkani noneho fata ngewe musore wari warihanganye ndavuga ni ngiye gukorera Imana nyizwe nirinda amabere y'abakobwa narinze nshaka umukobwa ntabere n'umukobwa rero nakora mvuga ni ngiye gukorera Imana rwose bwizana nakoze hano akazi k'uboyi mvuye kwiga tronkome ahantu bitaga Nyagasozi college ngeze tronkome mbura amafaranga yo kundira papa ngo ujya gukora ububaje nanjye narabaje ndamutoroka nza gukora akazi k'uboyi hano i Kigali ahantu Karuruma hari umupapa bita Papa Manzi nakoreraga yewe nsanga naho kana bita Manzi kakiri gatoya nkazajya nkatera mu mugongo gahunda na porogaramu zose kagifite kwa kundi k'umuhondo kuko kw'abana rata ntakarangira nkagatekinika mfite gahunda yo kugira ngo nimbikora neza bazanjyane mu ishuri ndihangana umwana ndamuheka nkazajya mutera kunda ndamuheka ibintu birakomera ndamwoza nkazajya mugira neza babibonye baravuga ati rwose uri umukozi birangira banjyanye ku kigo cyitwa Rusumo High School ndagenda ndiga ndangije mu Imana ndayibwira ngo Mana mukuru wanjye afite umugore w'umwarabu njye ndashaka kuzashaka umuzungu kugira ngo mbigere ngomba kwiga nkatsinda nkazajya ku kigo bita Groupe Scolaire Officiel Kibutare cyemerwaga n'umugabo icyo gihe witwaga Kayumba atari yapfa cyaratsindishaga cyane waba ukigezeho ubwo ni université cyangwa na buruse abantu bahazi isuko ndangije rwose nabwo ati naho nimara kuhagera nkatsinda nzabona buruse njye muri Amerika nzava muri Amerika nzanye umugore w'umuzungu ndavuga ngo ubwo niko nuko nari hamwe ndavuga ngo rwose ni kwitekerezo byanjye byambwira niko numva rero narabikoze niga ndatsinda mbona amanota meza njya kuri icyo kigo
bajyana muri mate fizike yakitwaga PCM. Igihembwe cya mbere bazajya nibonera 0, kabiri nibonera 0, gatatu nasaba. Igihembwe cya gatatu nasaba nabamuzaga kuri icyo kigo najyaga ngana muri dorotwari byabaye birebire nasenge hamisha atandukanye kugira ngo ndebe ko nta kindi bisazi biraha. Nza kumenya amakuru ukuntu bita Mukabutera yateraniye aho bita Karumeli bose afite imbaraga rwose aseka baramundana ndamuhamagara aransengera ariko agitangira kunsengera uko yagendaga atsengera bigenda byoroha rero bango bicaye biracyari urimo gukoma amashyi. Noneho tumenya no gutyo mufata nk'umubyeyi wanjye, mufata nka mama, mufata turi ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana bisaba kwiyemeza, wamara kwiyemeza ugafata umwanzuro bita simusiga. Ushumba yavuze ngo umwanzuro ushariye ukayishewe nyine urumva ko nyine yabisharije arabikarisha nyine bishari nyine shakiye ntabwo byoroshye ikiza Mukabutera baramuzi. Noneho tumenya no gutyo umuntu utsendera umumama rwose byazajya bizana amuhamagara tarote byaje agakana kuri telekomande bikoro tumenya na gutyo. Nza kuba mu buzima rero butandukanye igisenge bwo kwiga nahise byarahagaze mba ku ishyamba bita Nyengo igisenge nibaho imyaka 2 ndiho mu myaka 2 rero kuri iryo shyamba naje kubona nakundaga kurota yewe nkumva amajwi ariko ibyo nakundaga kwirotera kurota bisanzwe ndaje kubona kusohora ngiye kubona mbona umuntu araje arahanyereza abakobwa batatu imbere yanjye arambwira ngo toranya uzakubera umugore. Ndebye mbona nta muzungu urimo kandi twavuga iki umuzungu ndabona ariko ntacyo reka ntoranye ubwo ndavuga ngo reka ntoranye igikorwa cyiza rwose kijyanye n'amarari yanjye yego ni igikorwa rwose kimeze neza ndavuga ntacyo nwagira igizungu niko twajyaga tuvuga mu cyaro ndavuga gufata mbona nta kibazo ndavuga ntacyo ndiyarangiriza kuri basi ibyo abazungu birakufite ntacyo basi ndavuga ngiye gutoranya ngiye gufata wabona afata ikiganza namanura akazamura ndavuga isi kandi twabwiye ngo ntoranye bigenze gute namanura akazamura arangije ngiye kubona mbona abakobwa aho bari bose barabuze mbona ikiganza cyanjye cyagipimanye ngiye kubona mbona agakobwa agakecuru gafite ibiri gafite uruvi gakanuye amaso kareba nabi ntabashije kumenya izina ryako mbona niko kari hasi munsi y'ikiganza cyanjye ni mu izina rya Yesu hazamura wamugaba akamaro hazamura wamugaba kubera ko yandushaga imbaraga birangira muje ku mutwe w'ako gakecuru ntabashije kumenya izina ryako arangira mbwa uruguru wo gutoranyije mwinshi nakamukecuru ko gitashikana mu izina rya Yesu ndayibona uzashaka abakecuru inyuka bimupane ndabamagaye mu izina rya Yesu. Ndagenda mvuga ko mfite mail nzengere reka muhamagare amfashe kuri iyo dosi nyaro mail mfasha yewe nose nawe mbonye ndashaka abakecuru ni yewe mfasha rwose mbonye ndashaka abakecuru nzengere ibirizaho batayimoni bagenewe umwami Yesu Mana nziza umwana wanjye mwamaganye abatayimoni kuzashaka umukecuru ndabamagaye mu izina rya Yesu ndakamuyamagaye numva mail mbiri Imana nene igiye gushaka umuzungu rata none urata ibiri na umuzungu rata mwana wanjye maze umuzungu mwana wanjye maze kugera neza kumbi nyagakecuru rata nani pakoga naje kubimenya nyuma kugira ngo twihute naje kubimenya nyuma mbonye iyo pegato nagiye kubona mbona ndi mu rusengero mfite umukobwa tugiye gukora ubukwe ndaza tugeze imbere na pasiteri aje kudusezeranya mbona umuntu ariko kundeba nabi cyane nareba nakandeba ndiruka soka niruka kwese ku muryango ndaje ndabona nakambaye kumbo niba nirukana nawe ansengera kumpisha aho niwe abasimu barimo gukorera ndaje nabatakaga kuko
ndavuga nti sinzongera kumuvugisha namba ndabikupa mara icyumweru namuvugisha icyumweru umunsi wa mbere utangiye w'ikindi cyumweru noneho Imana yagushatse ntiyakura Nebukadinezari ngo ari umuntu w'igishoko ukaze ukarishye ariko igihe yamushikiye aramwohereje mu ishyamba iravuga ati genda urisheho imyaka 2 numenye ko njyewe ari njyewe wafana numenye ko ari njyewe bose ukamenya ko ari njyewe wimika nkakuraho nkwica nkashingura nkabarura nzamugarura Nebukadinezari aragenda yishabuka akitambura ngo uri Imana ishobora byose ukuri kuzimu ugashyirayo uramanura ukazamura wimika abandi bo mu isi ushyiraho ushaka ugakora ushaka iravuga ngo ukora ushaka bajya subira mu bwami bwawe wabyumvishije nanjye mu gihe yari nivumbuye ko umusitanye kumpamagara umuriro nicaye no ku mama pari y'inzozi ku manywa yaguhize yagushatse rata utaranirwa bwarimo agira mu ijuru riri hafi wumva nagenda bucyana ibyo bintu ukoze ibyo ntabwo yarimbye utaranirwa bwarimo agira mu ijuru riri hafi sinasinziraga noneho mba nicaye umuriro urangije ku manywa nicaye ngo gateye impaka umuriro wakuzengurutse utarutse ariko uzengurutse ngiye kumva numva ibisazi uko byamfataga kugira ngo nturumbuke nayo ibizi numva bitangiye kuza ndabona kagahari bahamagare cyangwa sare cyangwa mpahamagare ndangire gukura ku musozi bwanesheje cyane ndavuga reka nihangane nahamagara ni abo byaje we mwami Yesu abadayimoni imyuka mibi byakarande bigendeye mu izina rya Yesu amiberagiye ndabona ikambaro nyabarongo burya kagacecuru niko gafite password niko gafite pin number yisazi cyane ntaho uzagaciki kora amasengesho y'ikubabaho yo gusenga muhirika ya ku musozi muri buye ngenda ku ijambo ryanditse muri bibiri ngo musane muzahaba mukunamwe muzakingurwa ukomanze niwe ukingurwa n'usabye niwe uhabwa ngenda ku ijambo rivuga ngo ntabwo umubyeyi umwana yasaba umubyeyi umugati ngo amuhiki ntabwo yamusaba ifi ngo amuhiki nanjye ndavuga ngo Uwiteka uhinda mukwetse urwemana n'urutawubona ndi ku mpinga y'umusozi ndavuga ngo Uwiteka igitare cy'amahanga nawusabye umugore w'umuzungu ntiwamana umunyarwanda muzima none umaye agakecuru gashaje kangana na nyogokuru biragaragara yuko umwana ngewe musabye umugati ukanduye kandi musabye ifi ukana inzoka rero mukabuterura ndamwanza mu izina nimbora ukangira umugabo ukampa ubuzima nzamutwara numvaga bitashoboka kabiri n'umurukundo nkamukunda nkabyumva nzamutwara kuko numvaga ibyo byazaga mbirwara numvaga bidashoboka gusha byarangiye rero mbonye igishoro cy'ibihumbi 200 ari akazi nkoze ba 200 mpita panga n'iduka ndagura ibihumbi 80 120 mbikodesha ndakora nyine bitangira kugenda neza ubwo no kwihutisha noneho urukundo rwanjyeho gute ndagenda nyine tuvuga nahamagaye mukabutera w'Imasizi ntabwo ari hati nhamagara arashereye ndamukunda rwose sinzabwemukira abamaye bushitse akubwiwe ni kagace bo byarangiye byemeye birangira muyumvishijemo birangira avuga ni nakundi aho kugira ngo Imana izacu zose reka byemere muri ishaka ndeba ko mu kusozi ndeba kuri Imana itangiye kumugisha ndavuga sinakubuza umugisha reka ngo Imana imbwiye ikomeze iki umugisha nta kindi kintu mukabutera yari afite uretse gusa gusenga umwuka wera yifite ariko amajingo yose
ibibyimba byari byose yarakamiye yarebaga nabi noneho kwitwa umuhawe mukabute ufite abana batanu umwe ngo yarapfuye ngo bari batandatu ku bwato ngo baragabanutse ngo babaye bake babaye bake baba bangahe batanu uwabyaye umwana wa mbere ntariho uwabyaye mbese umwana wa mbere ntahuje na se wa kabiri uwa kabiri ntahuje se n'uwa gatatu cyokoze batatu ba nyuma bahuje basi ariko uwabyaye umwana wa mbere ntariho yarapfuye uwabyaye wa kabiri yarapfuye uwabyaye batatu bahera nawe yarapfuye mu cyana yanjye Manuel byo guturuka imwezero ufite icyizere ki kuwa mugore wabashije gucibwa mu ntoki n'abagabo batatu bapfa wowe uzaba ufite icyizere ki naho reka mbabwire muri iteraniro biragaragara ko hari abakobwa bashobora kuba bafite nk'imyaka nka 30 wenda byashoboka yagira na 40 si uko buri kigore kitaramenye ikigabo cyacyo ariko hari igisa Imana yabwiye ati rero wowe yemerere fulani data umutware kiranga neza neza kiranga kiravuga ati hoya naho ubundi rero turamukobwa ugize imyaka 40 yari yaridonga ariko umugabo Imana yamukoze gutungira agatoki ariko bigoye cyane gufata mukabutera w'ubuheri ukamuteranya ucyanange Manuel kagaragara nk'agasheri rwose k'akana gatoya ukabihuza ndangije mbwira Imana nayo ngo Mana ubwo mbyemeye nemeye ko mukabutera azamushaka ariko ndangije mu mutima wanjye nigira inama ariyo yakozeho ndabona mukabutera afite imyaka 40 icyo gihe afite 40 njye mfite 26 yadushaga imyaka 14 nabwo yadusha ntabwo ari kandusha niyo yadushaga icyo gihe ariko muri ino minsi byarahindutse baretse ndakubwira ko byahindutse noneho n'abatigije tugiye kureba mu masenga nzagaruka mu cyumba cy'amasengesho noneho nkora ikintu cyahozeho turi ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana bisaba kwiyemeza wamara kwiyemeza ugafata umwanzuro simusiga noneho ijuru ryareba bikarya ahantu Imana yabireba ikavuga ngo hoya uyu muntu iki kintu afashe kubera kumenya ntabwo agomba kumenya uko ameze ngo azatuka ameze uko azakugenda n'igare hoya kaba ngo uhirira amateka kubera ikintu wakoze noneho nabonye mukabutera afite imyaka 40 icyo gihe afite 40 njye mfite 26 wamureba isura nyine rwose ni nimero kompoze byari bijyanye n'indata wabonaga bidahuye noneho mbwira Imana ngo ndandira mutima ndavuga ngo uyu muntu ufite 40 ufite 26 nzagira 30 na afite 50 akomeza azamuka agire 60 70 ntazareva 80 atamodotse n'inzara afite no kurabona kari yakigenda urabona nazareza 80 nanjye nzezera ngeze ndaga 60 ni 5 ntari nashaka ikamara gupfa nikamara njye nashaka ijwi nsanga n'irindi mu iduka rirambwira ngo ibyo wavuze nabyumvishije uhereye inyuma nta n'igiceri cyatanu uzongera gukoza mu mufuka nta mafaranga nta mugisha uzongera kubona utari wakora mukabutera akunda kuvuga ni amajwi ukwezi kwarangiye n'iduka nta winjiye ukwa kabiri nta winjiye apana no kuzanga amaso oya rero n'amaguru reka aho mukikiza ukuntu kaba ukasaze kafaga cyane
bizakura iki stress. Imana iramubwira ngo ndabikwemereye yagushakisha nyako. Ukwezi kumwe nakoreye miliyoni 7 njya kugura akabatiri ka miliyoni 5 nari nabonye perezida njya kwiyotera kwa kabuga njya kugura n'akadodo nabandi kambaye. Ubwo rero twatangiye process yo kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe. Amagambo menshi biba byinshi baba byinshi rata byinshi aho cyo twasaza ibintu bimo n'ibiki ntari kusomera n'ubundi ko mbere nari bisanga ati byagaruze nagira ngo mutangarize ngo ibintu Imana yashizemo umuntu yarangiza igategeka umuntu ikamubwira ngo ndagutangatanze kuri we ntaho wacicika. Nukuvuga iyi mu rugo rw'iwawe ugomba kugira imyanzuro ufatira. Niba umurokore ukaba ufite umugore w'umwibone mubwira ngo nushyiraho imisatsi ukadefiriza ndakoresheje icupa. Nukuvuga ngewe nishefu mu rugo rw'iwawe aramutse adefirije nawogosheshe iki ugomba gufata imyanzuro mu rugo rw'iwawe. Imana yakureba ikavuga ngo uriya mugabo mwongeye umugisha mukijya n'umuhaye abakagujunga neza kandi icyubahiro cyanjye kikazamukira mu rugo rwiwe. Kuko uyu mugore utangiye kugenda yambara utumini amabere akayashyira hanze agatangira kugenda adasiriza arimo kugutera umuvumo uzatuma abana bawe basabiriza kandi uhagaze kigabo. Imana yavuga ngo nkongeye narigesha nkongeye iduka mfite amaduka atatu Gisenyi ariko Imana yagira ngo ufite umwana wanjye kuko wanyumviye nkongeye gukora Imana bisaba kwiyemeza. Wamara kwiyemeza ugafata umwanzuro bita simusiga. Rero impamvu narimuze ni hano ni ukuvuga icyo gihe yari afite imyaka 40 yari afite imyanya myinshi yego afite ibiheri byinshi. Hari umugabo umwe wigeze kumpamagara arangije arambwira ati rwose kariya gakecuru ko kwihambira iki mfite amakuru. Umugabo wa mbere karamwishe, uwa kabiri karamuroga, uwa gatatu karamurangiza. Ikindi ushobora kuvuga ari mama yagiye yica ku kiguru ni sida arwaye afite sida y'igikatsi. Atuzagira no mu maso ye afite ubujigo afite n'ibiheri yaramurenze. Ntagira ngo ati mwana wa mama rero hari ikintu mbonye ngo bwagiye mwuka arangira ngo ati mbonye umanuka mu rwobo rurerure uramanuka numvise ibibwira ngo ni wowe wisize usize tumba no gufunga umutwe. Ariko hindukira uva huri kuri ko kwinjira mu mva nanjye namubwiye ntacyo wishe ntagira gute ntarindi. Ndakubwira ngo kuva navuka sinigeze nsambana sinakoze ku mabere y'umukobwa noneho nshingiye kuri amaraso yanjye arimo antisida. Nijya huza na mukabutera sida ya mukabutera izibwiriza ariko byari ukwihagarara barata ureke kunyarangiza byari hatari. Abasore inyuma nyabikureho Mana rwose urabona nyine rwose ko njya ntambuka rwose bakanyurazaho Mana rwose kugira ngo rwose Mana rwose Divansi yarakoze cyangwa ntiyakoze. Dusoza Imana yarambwiye ngo umwana wanjye tukimara kandi ubukwe bwabere hano mu buhanuzi bwabere hano. Noneho nyuma yaho Imana yarambwiye ngo umuhaye umwana irambwira ngo mwise urufunguzo bitamwita kibi. Irambwira ngo ufunguriye imigisha warangurira i Kigali n'uzongera kurangurira i Kigali. Byari byaragucanze ariko umuhaye umugisha ntabwo uribago uw'ibyumba kubera gusa kwemera kwiyemeza akavuga ngo reka yinjire mu muriro
wamukabutera binjiramo kubera kwinjiramo gusa navuga ni basi reka niyahure ariko umuntu yihambiraho umusasu rata urugondo rata nihambira ku rugondo ndavuga n'uwiteka ugenda imbere harigihe utazamurikana uwiteka harigihe wamufashe barambwira ngo ruzagutera umwaku izanani mwaku nyine ngo azanera umwaku n'abana n'ibikigo bana batanu n'ibiki ariko dufite ndashimira Imana ko dufite abana b'abanyabwenge bafite ubwenge dufite agakobwa gafite ubwenge rwose ntabwo kazagarukira hano hafi ntabwo azagarukira hano hafi ako kandi twabyaye nako karimo kwiga igifaransa kakeneye kiga muri materineri yakoreye internationale ya Gisenyi y'abakongomani kavuga igifaransa naho nari nabwiye ko zaterwa umwaku na mukabutera ariko Imana ishobora kugira ngo nkwagure imbago ndakuzamuye iranga ngo here none ugiye kuzajya ujya mu ndege nk'uko umuntu agenda muri bisi muri pasiteri ari Kigali agaruka i Rubavu iranga ngo kubera ibyo wakoze kubera ukuntu wanyuguye mwana wanjye uhereye nawe umuhaye umugisha ndaguhagurukije bwa mbere indege zose zikorana nirahire nagiye muri kampani 3 ndagira ngo dusenge iby'Imana ntabwo ari iby'Imana ntabwo bizi ubusa naho bici nagiye muri kampani 3 nagiye bwa mbere ukatisha nakatishije Ethiopia icisha muri Addis Ababa ikageza Dubai nari paraguye kandi ica muri Kenya ariko Kenya ifuye Burundi zo mu Rwanda Burundi Kenya njya Dubai ndiko kunyuye gatatu ndavuga ni ndarushye izi ngendo ndarushye ntangira kuzagenda na Rwanda ya transit iwacu ngeze mu kirere umunsi nagiye na Rwanda ya Airbus 200 bari 300 nimero y'igende 305 rumba kuna zifashe mu mutwe ngeze mu kirere mwarimu mushumba muyobozi ngeze mu kirere ndangije ndavuga ni Imana uwacu bakarawa ibintu byigeze bibaho aho nakukiye byigeze bibaho cyokoza kubera kukumvira gusa ushimye ko niba wabibona maguruka mu ndege imaze gufata neza imaze gufata inzira neza ndahaguruka njya kwihagarika ariko njya kwihagarika mu by'ukuri ntabishaka ariko ndavuga ni reka mbihateho ndagira ndavuga ngo bavuze ko mukabutera azanera umwaka bavuga ko nawe kukumvira ntibeshye none Mana ndihagaritse mu ndege reka nyarira abadayimoni reka nyihagarike mu ndege aravuze ko nzabivuga mbereke ko ushobora byose ngeze Dubai hari ahantu ugenda ukiyarura icyo ushaka nimba ari nkoko nimba ari iki nagiye mbanziza ku bakoko ndagahekenya ngera kufi ndakoza akantu rwose ndahekenya karamanuka n'agafiriti bijyanye bigeze mu nda biravuga ngo komeza uturye warasenze wumviye Imana komeza uturye izindi kavuga ati komeza unge ingombwa ikavuga ngo komeza unge umanuke mu gifu cyawe nta sora ni ngombwa kugutezamo nagera ku nkoko nagera kwiza komeza unge umanuke mu gifu nta kibazo nzakugiraho nta bya diyabete nta bya rubagimpande wakoreye Imana kandi iyo Imana yemeye kurya birakumanuka bikakuyoboka ntibiguteze indwara zishobora gufata abandi tugiye gusenga kuva icyo gihe nserezwa bambwira inani namaze amezi agera muri arindwi nta muntu uradusura mu rugo uyu mugore yararwaye arwara hafi amezi 9 se yaje abantu b'inaho barabizi hano ariko arajya kudusura hari ababizi ko yigeze kurwara turoma arasaka amenya ibirahure naho yajyaga asara arwaye turoma akavuga ngo cyanangi we noneho akavuga ibintu abandi bafuze noneho abivuga ngira ngo ni muzima arimo kubyivugisha none ndavuga nti ibyo sinabyihanganira nazivuga ndavuga nti ngiye kugira Bugande uyu mugabo utangiye kunsereza naramwihambiriyeho nkavuga ngo reka
umutware akaba atangiye kusereza kumbi byajaguye n'abageze mu modoka ngiye kuyatsa ngo njye Uganda byagiye mu kigero nyakigiranga kwa ndagaruka muganga arambwira ngo njye kugura nimba ari kafiriri kari binini agiye kugura amaharanga ngo njye kugura ibinini ngiye kwatsa imodoka iri imbere numva ijwi rimbwira ngo warunaniwe urugendo rushoshe ndagenda ubwamwiga bakarate gakeya rwose nta n'ibyo nkeneye gukoresha ariko kuri Mukabutera kubera yarakunye byari bikomeye hanyuma yo kuba amajije gushyikira isosi y'Imana ukaba ugiye kuguza isosi no tugiye gusenga Imana. Haleluya. Hari ibintu bitakinishwa, hari ibintu bitakinisha, hari ibintu ntakinisha. No kuvuga icyiciro ngezemo nicyo kuvuga ngo uhereye none ngiye gusenga nsenga kugira ngo umurenge utazafata. Uyifashe n'umurenge ukora ibyaha. Iyo ukoze ibyaha afande araza akakubwira rata ugiye ariko kujya mu ndege ukagaruka nkajya muri Kongo. Iyo ngeze muri Kongo abakongomani bagira ku bubaha nyine y'umuntu nyine yageze ngo ukabona umupolisi agukubitiye isaha ati shefu injira, ukabona isaha ukabona yewe ari mu byombo barimo kwitera n'abantu witega ukubarata aya mapekata aya masaha utakubita ku musingi wo bakikana rata guverinoma no mu ijuru iki tuzamura mu ntara n'itubone ndabona uyu mwaka wa Mukabutera Mana ndawemeye gusenga Imana ntabwo nakomeza gusenga Imana icyo nshaka kumva nicyo turacyumvishije. Ngomeza TV yanjye, ngomeza TV yawe.